Murakaza neza kuri Yuhire. Uno munsi muri kumwe na Tuyishime Dore Prince, nkaba ndi umunyeshuri umenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. Mugenzi wacu akaba yatubajije ikibazo cy'ingenzi cyerekeranye na nutrition cyangwa imirire, avuga ati mbese kuva ku mavuta yose nicyo cyiza cy'ingenzi twakora kugira ngo umuntu abashe kunanuka wenda, cyangwa kugira ngo umuntu avuge yuko afite imirire myiza. Mbese amavuta nta kintu amaze mu mubiri w'umuntu. Tugereranyije ni uko icyo kibazo niko yageragezaga nyine kukivuga neza, kugira ngo tubashe kumva niba hari akamaro amavuta ubundi afite mu mubiri w'umuntu katari uguteza ibibazo, kubera ko abantu benshi batekereza ko amavuta nta kindi akora mu mubiri uretse guteza indwara zitandukanye. So icyo navuga ni uko kugira ngo umuntu agire imirire yuzuye, ubundi agomba kuba afite balanced diet. Balanced diet bisobanuye yuko ubwoko bwose bw'ibiryo wagombye kugira icyo ufataho ukaryaho. So ntabwo ntekereza yuko kuba wava ku mavuta yose ari bwo wavuga yuko urya ufite imirire yuzuye cyangwa imirire myiza kurusha abandi, kubera ko icyo tugomba kumva ni uko buriya amavuta nayo afite icyo amaze mu mubiri w'umuntu. Icyo bita amavuta, ubwo ndimo ndavuga fats and oils. Ubwo ndimo ndavuga ubuto, amamesa, amarigarine, amamayoneze, ibiryo birimo amavuta bitandukanye, ubunyobwa bubamo amavuta, avoka ibamo amavuta, za olive oil zose, ibyo byose ni amavuta. Rero buriya ikintu cya mbere tugomba kumva cy'ingenzi ni uko ibintu byose biri muri excess biba ari bibi. Iyo uriye amavuta menshi ukayarya buri gihe, birumvikana icyo gihe biba ari bibi, kubera ko uzamura amavuta mabi mu mubiri wawe. Ariko iyo uriye amavuta mu rugero, ubundi ukagira balanced diet, ukarya n'ibindi, birumvikana nyine aho biba ari sawa, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo impamvu ndi kubabwira yuko amavuta nayo afite akamaro ni iyi: iyo amavuta ageze mu mubiri ntabwo ahita agenda ngo ahindukemo ibinure. Ntabwo ariyo ahindukamo ibinure bino biba mu mubiri w'umuntu nyine biba ku ruhu bigatuma abyibuha, no. Ahubwo amavuta ahindukamo ibindi birimo nka cholesterol. Cholesterol rero mu mubiri w'umuntu habamo cholesterol z'ubwoko bubiri: habamo cholesterol nziza, habamo na cholesterol mbi. Cholesterol nziza idufasha gukura cholesterol mbi mu maraso, noneho cholesterol mbi yo icyo iri gukora ari nayo mpamvu tuyita mbi nyine, ni ukubera ko ishobora kugera mu mitsi, mu miyoboro y'amaraso, igafunga neza, ikayifunga ku buryo amaraso atabasha gutembera neza. Ibyo bigatuma nyine umuntu ashobora kugira ibibazo bitandukanye, ashobora kurwara indwara z'umutima, ashobora kugira amastroke, ashobora kugira amathrombosis, cyangwa amaraso ye akavura ari mu mitsi ye. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu bisa nkaho ari ibibazo bishobora guturuka n'ubundi kuri cholesterol mbi. Ariko icyiza nyine ni uko umubiri uba ufite iyo cholesterol nziza yo gukura iyo cholesterol mbi mu maraso yacu, nyine ikabasha gusohokamo. Ariko noneho na nyuma y'ibyo, cholesterol ifite ikindi ikora mu mubiri w'umuntu. Cholesterol ifasha umubiri gukora imisemburo itandukanye. Hari imisemburo iva muri cholesterol direct, ku buryo niba cholesterol yabuze, iyo misemburo ishobora kugabanuka mu mubiri, nabyo bikaba byateza ibibazo bikomeye kurusha uko umuntu nyine yavuga yuko yavuye ku mavuta. So iyo misemburo, muri iyo misemburo harimo nka vitamine D cyangwa dihydrocholecalciferol. Iyo ni vitamine idufasha mu gukomeza amagufwa, kubaka amagufwa. Ibyo turabizi iyo tugiye nko ku zuba, yuko abantu baba bari kuvuga ngo gufata vitamine D, ariko mu by'ukuri baba bari gusa nkaho bayactivatinga, ntabwo iva mu zuba direct. Ubundi iba yakozwe n'umubiri, ivuye muri cholesterol nayo ivuye muri ya mavuta tuba turi kurya.
noneho ubundi izuba rigasa nkaho reactivatinze mu mubiri w'umuntu, cyangwa risa nkaho ryongera akandi kantu kugira ngo iyo vitamine D ize gukora neza. So uwundi musemburo ni imisemburo ijyanye n'imyororokere. Imisemburo ijyanye n'imyororokere nka testosterone. Testosterone akaba ari umusemburo uba mu bantu bose, ariko abagabo n'abahungu akaba aribo bawufite ari mwinshi, abakobwa bakaba bawufite ari mukeya. Uwo musemburo nyine n'ubundi udufasha mu myororokere, mu gukuza uturemangingo tumwe na tumwe tuba dushinzwe nyine, tuba tuzadufasha mu kubyara, mu kororoka nyine. Uwundi musemburo akaba ari estrogene, noneho wo ukaba ari umusemburo uba uri mu bakobwa cyane, mu bakobwa no mu badamu, mu bagore, kurusha uko uba uri mu bagabo, ariko abantu bose nabo barawugira. So uwo nawo ukaba ushinzwe n'ubundi iby'imyororokere, kandi ino misemburo akaba ari ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko iyo uyibuze noneho nayo urwara izindi ndwara nyinshi cyane zishobora nyine kuva kuri iyo lack of those hormones. So urumva yuko kurya nyine ibyo turya nibyo bitunze umubiri, nibyo bigize umubiri. Umuntu n'icyo arya mu by'ukuri. So icyo tuba tugomba gukora ni ukwirinda yuko ibintu bigera muri excess cyangwa bikabya. Umuntu akarya amavuta menshi buri gihe, akaba ari byo ahoramo byonyine, cyangwa akaba ari nayo arya yonyine. Ariko ubundi amavuta ni ingenzi kuyarya, ukayarya mu rugero. Niba uri umuntu uri fit, ngo ndimo ndavuga umuntu utarwaye, udafite izindi ndwara abana nazo cyane, numva nta kibazo cyo kuba wagira amavuta ushyira muri diet yawe cyangwa mu mirire yawe. Kereka igihe uba urwaye indwara z'umutima, bisanzwe ubizi neza ko urwaye indwara z'umutima, cyangwa muganga wawe akaba yarabigusabye yuko amavuta ugomba kuyakura mu biryo byawe, mu biryo urya. Ubundi buretse izo mpamvu, numva abantu bazima nta kibazo bafite. Abantu badafite ikibazo kurya amavuta ntacyo biba bitwaye. Nicyo rero nagira ngo n'umunsi tuganire cyerekeranye n'imirire, kubera ko imirire, nutrition ni ikintu kinini cyane, umuntu ashobora no kwiga n'imyaka igashira. Ntabwo abantu bose tuyumva kimwe, ntabwo abantu bose bayumva nk'uko ubushakashatsi bubivuga. So rimwe na rimwe hari n'igihe tuvangavanga ibintu tukabyumva uko bitari, ariko tugerageza nyine kugenda tugira ko tumenyaho gake gake, bigafasha abantu. Murakoze rero, ubundi see you next time.